ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. For God loved the world so much, He gave His only Son, that who believes in Him shall not perish and have eternal life. Amen. Amen. Ndashaka kukubwira ngo We want to tell you, Imana iragukunda. God loves you. Wibabara, Don't be sad. wirira. Don't cry. Umwana ukunda kwita ku bintu cyane yabona n'ikintu akakibaza, ni wa mwana ushobora kureba kuri televiziyo yabona umuntu agahita ashaka kumenya uko abikora, cyangwa isi ugasanga aratubajije. Ni umuntu ushobora kubona umuntu waririmbye ukabona arashaka kubikurikirana, bivuga ngo ni umwana ukunda kwita ku bintu cyane. Kandi My message is, uzajye wiyongerera imbaraga zo kuririmba Imana, zo guhora ubwira inshuti yawe ngo ati Imana iragukunda. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka mbashimire abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Urugendo rurakomeje. Nge nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry umunsi ku munsi mbabwira ko urugendo rwacu rugana ahantu heza, kandi murabizi ko by'umwihariko nkunda impano kanakunda n'abana. Nkunda kuganira n'abana, ngira ngo muri no minsi bitewe n'uburyo abana bari mu masomo ntago yabyoroshye kugira ngo tubone uburyo tuganiriza abana. Isheja niwe muri kureba uyu munsi twamusuye mu rugo, ngira ngo nabonye aka video ke mbona ashaka kuba afite impano, nifuza ko mbisaba ababyeyi be bibanza kugorana, babanza kumbwira ko badashaka ko ajya kuri social media, ariko nanone kubera ko bumvisha ko ibintu nshaka kumuganiriza ari ibintu byiza, ari ibintu by'abana b'Imana, niyo mpamvu uyu munsi banyemereye. Ndi mu rugo rero kwa Isheja. Amakuru yawe? Meze neza nta kibazo. Haryo umuntu avuze ngo Yesu ashimwe basubiza ngo iki? Bless the Lord. Bless the Lord. Wigahe ku kihe kigo? Sparrow Parent School. Iba hehe? Locate where? At Kabuga. At Kabuga. Okay, kigo nacyo kigomba kuzatwishyura. Ntitubamamarije se? Bigisha neza? Yes. Cyane. Ujye uba kangahe? They don't give us numbers, but they give us our number. Max? What? Yeah, they give us a max of points. I get 90s above, 100 above. Not below. I get 80s, 90s, 100 above. Congratulations. Thank you. Ubundi iyi mikoro ubusanzwe iyo umwana ari umunyeshuri tuyimuha iyo yageze amanota menshi, icyo bita grand distinction. Urabyumva ko ari hejuru, distinction hejuru nyine, ubwo yo muri za 80 kuzamura. Ubwo rero nawe kubera ko twasanze ko kwishuri bigenza neza, uremera kuza mu muryango w'abana bagakire, abana bafite discipline, abana batsinda kwishuri ariko bafite impano, uremera kuzazamo? Yego. Ndabikunda cyane. Ariko nabonye akavido kawe uri kubwiriza. Nta kibazo. Ukunda Imana? Wikundira iki? Iramfasha iyo ndi guhanura, ikanyibutsa ibintu byose. Ujya uhanura? Yego, uvugiye kuduhanurira. None uri kugira ngo urabizi ko ibintu byose abantu bakora, nzi ko daddy na mami bakubwiye ko gusenga ari byiza. Gusenga bimaze iki? Bituma umuntu yiyongerera imbaraga. Ibyo umuntu ashaka bikamugeraho, bene ikamugeraho. Ese Sheje ujya usenga? Ugasengera iki se? Nkasengera ababyeyi banjye, nkasengera abasista banjye. Nk'ubu mbwira nk'ikibazo ugiye gusenga Imana none wayisaba? Nayisaba ko naba doctor, pilot, nkanafasha abantu bari poor, badafite ibyo kurya. Harya wiga in which class? Grade 3B. Ubu uracyari muri nursery schools? No, primary. Primary? Oh wow. Ubwo ni Cambridge? Yes.
ndi gushaka dusengere mu cyongereza oya ibintu by'ikinyarwanda tugiye kubivamo ugiye kunyigisha icyongereza sibyo Okay. okay ugiye gusenga mu cyongereza ngaho dusengere usengere first urabanza usengere abantu bagiye gukurikira iki kiganiro usengere mami daddy n'abasister nanjye na cameraman. Okay. Our Lord and Father in heaven, thank you for the bread, and thank you for our dears who trespass against those who gave and gave, and those who forgot the kingdom and follow the forever and ever. Amen. Iryo sengesho hari nk'umuntu utumva icyongereza bishatse kuvuga iki wasabaga iki Imana? Nasabaga iki Imana ngo izajya imfasha gufasha abantu ikanyereka kugira ngo ikambwira ngo kugira ngo abantu bari ikanyereka ngo ikambwira ngo nsengere n'abantu bari muri hospital. Abantu barwaye sha wow ni byiza. Ninde muntu wakwigishije gusenga? Ku ishuri. Hano mu rugo? Hano mu rugo ababyeyi banjye banyigishije gusenga Kinyarwanda. Nabyo urabizi se? Uretse ndaje mu kanya mu Kinyarwanda. Mu babyeyi bawe ninde muntu ubona ukunda gusenga cyane? Bose. Aya cyane. Harimo umuntu utaryama adasenze iyo mugiye kurya mugasenga mwabyuka mugasenga ninde muntu ubikora cyane? Umuntu ubikora cyane cyane nkunda kubibona kuri mama. Mama wawe? Ari na dade nawe mbimubona. Ubundi se bo babyeyi bawe bakubwiye ngo choose one? I can, but I choose one. You can't. I can't. Nago se nabikora gute. Bose ndabakunda. Aya ngenda guhitiramo nuwanga kwihitiramo. Ngenda guhitiramo nguhitiremo. Yeah. It's okay. But I can't. Hitamum. Mommy. Mommy, why mommy? Because she's the one who made me to be here. None subu daddy uramukizwa n'iki numva iki kiganiro? Uramukizwa n'iki? I don't know. Iki kiganiro ngiye kucyumva zaba afite telefone ari kucyuma avuga ati kumbi isheja wanje ntaga mprefera. I love him. You love him. How? He's the one who made me strong. He helped my mother and my mother helped him. I love them. You are strong girl. Yeah, I'm so very happy. How you are strong, how you are happy? Because they are the one who made me be here. They are the one who prepared me. They are the one who buy me everything I want. Do you have talent? My talent? Next soon, but I will be having it. You don't have talent? My talent? You don't know to sing? I know to sing. Which kind of songs? Gospel songs? Secular songs? None of them. None of them. You are going to mention 3 gospel artists. But it's okay, I can mention them. One? The first one, it is Natwe. That's the song. Artist? Yeah, Israel Mbonye. The second, Natwe. You know how to sing Natwe? Can you sing a small? Yeah. Natwe. Uwa Yesu nishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga Uwa Yesu yishuri ibihumbi n'ibihumbi. Ubundi se bavuze ngo Yesu ni iki? Jesus. Ni nyine bakubwiye ko ari inde ni muntu iki abahe? He be in heaven. He's the one who created people. Where is the heaven? Up, but no, everyone mentioned that up is heaven, but in the sky sometimes they say that it is heaven. Heaven is it's a very very high place. Even here, we are in the heaven. No, we are not in heaven. We are just in earth. We are in earth.
This is the only planet which is so which have only life. But other planets can make you die. If you don't have oxygen, it can make you die. When we say when people will die, we go in the heaven. If you did long things, how? If you did long things, you can go. But before people were dying, God were there. God made us. God created us. Now there is no hell because just they say that you will go in hell. Just if you did wrong things, you can go in hell. If you do good things, you go in heaven. You will be the angel of God. So you are going to tell people how they can avoid to go in the hell. You have to always pray. You have to always sing the songs of God. You have to always be happy with God. You have to always love your parents and love anyone. It's okay anyone is mad, but even God made him. It's okay. You have to love him or her. You know why people hate Satan? Yeah, because Satan did not made you, and he's a bad person. He's a bad person. Sure. Yeah, if you do wrong things, he can snakes and eat you, and you go in fire. And you're afraid to go there. Yeah. If you're afraid to go there, you have to do what? I have to always pray. We have to always sing songs of God. And repent. Yeah. You have to ask forgiveness. Yeah. You have to ask God forgiveness to forgive you what you did very bad. Wari uri kumbwira ngo nukuri uzaba doctor? Yeah. Ujye utera abantu inshinge? No, but not very much to make them healthy. Hari abana mungana, iyo ubonye nk'abana bato mungana bari nko ujye ukunda kubona abana bato bari ku muhanda? Ujye ubabona? Yes. Iyo babonye uri nko kujya kwiga cyangwa uri kujya gusenga, utekereza iki Jessica? Bari muri buriya buzima. Numva nabafasha. Bumva wabafasha. Ntabwo uratangira kubitekerezaho uvuga ati mama we ubwire nka mami daddy. Ntabwo ndabigeraho ariko ubu nsigaye mbigeraho, ari nzabwira mami akameza urushyi nkajya kubafasha. Wow. Gufasha bimaze iki? Bituma umuntu aba kind and good. Kind and good. Kandi urabiharanira kuba kind and good. Kugira ngo uzabe doctor muzima. Ninde muntu wumva ushaka kuba nkawe? Role model. My role model, I can be like a singer of God. To always sing like Zemboni, like Daniela, like James. Other people are singers of God. Daniela? Yes. James and Daniela? Yeah, I love their songs of Mama Vuta. Mama Vuta? Mama Vuta bitabaza Mwami wanje morenaka ubwo zaza uzambonere kure Mwami wanje tuzajyane. Ni iyihe mico mibi ujye ukunda kubona nk'abana bari gukora ukabona ari bibi? Kurwana ndetse no kwiba. No kwiba. Ushobora kuzaba umuntu w'umuvugabutumwa ukomeye, ndi kubibona. Ukajya ubwiriza abantu. Thank you. Wajya ushobora kujya imbere y'abantu ukababwiriza? Ukababwiriza gukora iki rero? Guhora bashiramo imbaraga yo gusenga, bagashiramo imbaraga yo kuririmba indirimbo z'Imana, bakihana bakareka ibyaha. Yego. Yego. Ibyaha iyo bavuze ngo umuntu yakoze ibyaha, aba yakoze mistake. Like what? I want you to mention like to steal, like to fight,
like to abuse someone, like to other things is bad. There's so very many. Umuntu akubwiye aguhaye nk'amafaranga 1,000 ubu ngubu wayakoresha iki nonaha? I can help them for people, those who are poor, those who don't have something to eat. I can buy them the clothes and something to eat, and I give them a house to be in. Wamenye uteka abantu baba bashonje wabibwiwe nande? My parents barabimbwiye ngo hari abana baba hanze badafite ibyo kurya. Ntabwo ujya ubona wowe ntaba baba hano ariko hano ni mu bakire dana. Ara ni mu bakire ndabona ari bipavu gusa shaka ntaba baba bashonje bahari. Ariko hari abana bajya bacaho bashaka ibiri. Yo bari gusaba. Ujya ubaha? Yego. Sometimes. Tuvuge uvuye ku ishuri urashonje. Hano hanyuze umwana nawe arashonje. Hari isahani imwe y'ibiryo wabigenza ute? Twayisangira. Wabirye ukamwihorera. Wabisangira se gute? Umwana bagomba kugenda ukarya ibiryo byawe bikarangira. Imana yare ntuhage. Tubisangiye ntuhage nabwira parents banjye bakanekera ibindi nkasangira n'uwo mwana. Abaye ibyo byonyine byaba bihari? Ibyo byonyine biba bihari nabwira aunt wanjye cyangwa maid wanjye akanekera ibindi. Akagutekera ibindi. Ubu rero wambwiye ko uprefera kuzaba umusinga, gospel singer. Ariko hari n'uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo ushaka kuririmba, hari n'abandi bahanzi baririmba indirimbo zindi zisanzwe z'isi sekera. Kuki ibyo utabiprefera ahubwo ukaba wavuze ati ngewe ndoto zanjye no kuririmba gospel like Mbonyi, like James and Daniela, like Gahongayire? Because their songs are so very good. They make me powerful. They make me remember my good memories. It's okay even my bad memories. They make me remember everything. You said your good memories. Yeah, my good memories. Like if let me give you an example. Like if my parents gave me a good, or they bought for me something, that's my good memory. If it is on another day, I always remember them. There is no bad memories you have? I have them, but not like only 2. Like sometimes I ask forgiveness for my mother. Sometimes my sisters, they always abuse me. I tell them that they never do it again, and they. Ujya urwana ayo makuru yondo yafite? Bambeshye? Ujya kubita young sisters ba? Yeah, because they do wrong things. Oh yes. Wowe ninde ujya gukubita sasa? My maid, they always teach me to always make my sister be true. Ni iki kintu wakoze? Urumva ko ufite responsibilities ku bana ngo batayajya batakora amakosa. Wowe nahe makosa ujya ukora nawe mami cyangwa daddy bakakubita akanyafu? I always don't. Sometimes I always fight with my sisters because they always beat me. And you know that fight is not good. Yeah. It's bad habit. Yeah. I stopped it now. Akurakaje ntago muri se mupfiki? Dufite? Sometimes she abuse me. Kandi urumva ko muri Bibiliya bajya bagusobanurira bagusomera Bible? Muri Bible bavuga ko hari nyine ibintu bidashimisha Imana, harimo ibiki? Kwiba, kurwana n'abandi bana. Mugenzi wawe yakwiyenzaho ukabigenza ute? Nkamubabarira. Imbabazi, forgiveness. Yeah. Nkamubabarira yaba yakoze ikintu kibi, yaba yanshirikaye, anything yakoze kibi nkamubabarira.
nuba doctor rero iyo umuntu ari kuvuga ngo nzaba doctor uvuga ngo nimba doctor nzakora ibi nuba doctor uzakora iki? nzavura abantu kandi mbafashe. Ubumva waba doctor uvura iyihe ndwara cyane? Hari indwara, hari abantu benshi batinya coronavirus and covid-19. Video twarayitsinze. Twarayitsinze. Indi ni iyihe? And they are not still alive. But I can't say it again. This word is so very bad to me. When I say it, it makes me be around. Uzadufasha abamama bagiye kubyara n'utubebe, sibyo? Singwiteye nk'ibintu byiza. Abari ibintu byiza cyane. Turaza gusaba mami wawe aze dore kujya nabonye ka video uri gusemura. Turaza kumusaba aze ndebe biriya bintu ubu ninde wabikwigishije. Nta nubwo nemeye ko ari byo. Nabonye ari montage. Uriya ni wowe? None se waba ukeka arinde? Ntabwo ari wowe. Uriya nabonaga mu kavido nabonaga uriya yari umuntu ufite uri like black. Nibyo? But when I was black, I was 7 years old. But when I'm 8 years, now I'm 8. That's why I became like this. When you're growing up, you change. Naringize ngo waritukuje. Warihinduye. Aka kantu ntabwo wagakora. Nabahe abantu ukumbuye like cousins like bo muri family? The sister of my mother, the sisters of my mother, and the sisters or brothers of my father, any friend of my mother or my father. Ubu rero kubera ko tugiye ku ibintu byose wambwiye nimba koko wambwije ukuri ngiye kuzana mami wawe tumubaze ahari ubundi agutamaza avuga ati ibintu byose yabeshye tumuzane. Okay. It's okay. Before bringing her here, you are going to advise students bari ku ishuri abiga bataha bari muri boarding urababwira iki? Abana babigenza ute? Bashyira imbaraga he? Bitware gute? You have to become a good girl or good boy, to increase good power of God, to always don't fight with their friends, to always tell good stories to their parents, to always say that I will never fight or I will never do bad thing to God. That's about the behaviors. Misbehaving. Yeah, misbehaving. And then I want about Good behavior. No. Performance at school. Performance. You have to always to perform your parent. No. About Max. Max. Oh. You have to always revise books, storybooks, any storybook. I have a storybook which is called, there's 3 storybooks which are called Where's Naked No Legs and Traveling on Christmas Day, and I have one which is called We Met a Grasshopper and other poems. I have it there. Ndababwira rero hari abana badukurikiye hari n'ababyeyi badukurikiye. You are going to give them message in Kinyarwanda so that your grandpa and the others who don't know how to speak English can listen your message. My message is uzajye wiyongerera imbaraga zo kuririmba Imana, zo guhora ubwira inshuti yawe ngo ati Imana iragukunda. Yego. Kandi nayo Imana iragukunda. Kutari kuvuga amena. Imana iragukunda.
irabakunda mwese mwisi. iradukunda njye nawe iradukunda twembi cyangwa ninjye nawe ikunda gusa abandi ntabwo ibakunda. Bose irabakunda. Ya ninjye nawe gusa abandi ntabwo ibakunda, abandi si irabazi ntabwo ibazi. Imana ninjye nawe iri kureba gusa kubera ko ariko turi kuyivuga, gusa abandi bari kuyivuga ariko hari n'abantu bari gusenga, bari hese, bari kuri church. ntabwo Imana yareba abantu bose, iri kureba njye nawe gusa, abandi zabareba ejo. Imana iri kubareba mu ntoki yabo. Imana ifite isi mu ntoki zabo. Ibi iri kureba muri telefone irebera mu iki? Oya, ntabwo iri muri telefone, iri gukurikira. Ngambwira ukuntu hano n'urugero hano umuntu wenda hari umuntu upfushije umuntu, n'urugero hano ari kurira, tujye mu Burundi, hari undi tujye muri Kongo, tujye no muri Amerika, abantu bose Imana ibiri kubareba gutya ihita ibabona wenda bari kubwira Imana dutabara. Ibabona ute? Ni ukubera ariyo yaturemye. Imana niyo ikintu kinini cyane kirenze. Ubonye ikirenge kirusha isi yose, kirusha n'umuntu muremure uruta n'isi. Uri kubivuga nk'umuntu wayibonye kagira inkuru rero. Ntabwo nayibonye, just imagination. Uri kumva ikandagiye isi yahita irimbuka. Ariko Imana ntabwo yapfa gukandagira. Imana ikunda isi. Kubera iki se abantu bakora ibyaha kandi Imana idukunda? Baba bari gukora mistake batabizi, kereka ubizi. Nituyirakaza rizakandagira. Cya kirenge cyayo bavugaga kiri noneho ibaza ikandagiyeho gutya. I don't know. Ubwo rero kugira ngo Imana tutazayirakaza, wajya uhora ukora ibintu ibyiza. Mu gihe wacumuye, Imana irakubabarira. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Sibyo? Urakoze cyane. Ibintu byose wambwereye nta na kimwe nemeye. Wakoze kumbeshya. Ntabwo nakubeshya. Nzane mama wawe abyemeze. Tuzana umubyeyi. Ikibazo nuko yabyanze. Yabyanze. Wamwingingiye ukamubwira tubabarire uze hano usuhuza abashyitsi. Iyo yanze gukora nk'ikintu n'utuye tugambo twese ujye umubwira kugira ngo abyumve. Ndamubwira ngo please can you accept it? Please I want this. Nkamubwira icyo nshaka, yabyanga nkamubwira please can you come? Ukabyemeza. Nyine bimubwire nk'ubishaka. Unamureba ahantu ari bimubwire. Mfite isoni. Ntabwo yabyanze. Yabyemeye. Nese mbimubwiye. Okay, nta kibazo napfa kubimubwira. Ubwo wumva uri gukura, ejo uzaba warangije primary, ujye ubwo ni muri secondary. Urumva niko uzajya urushaho kugenda ugira imyitwarire myiza. Mami ajya kuganiriza? Ajya nganiriza. Umukobwa mwiza arukura ameza ateye yirinda iki? Ajya yirinda gukora ibintu bibi, akirinda kwifata nabi. Abakobwa se bifata nabi? Gute se? Kwifata gutya se? Oya, bagakubagana bakamena ibirahure. Bafite umujinya ngo mama ngo yabyemeye ko bajyana, bagacima ibitabo, bagatuma mama barostinga mani yo kugura ibitabo. Mami aba yadafite amafaranga yo kukujyana muri salo no kukugurira imyenda myiza, ukajya mu bandi bantu ukabona bambaye neza, wabigenza ute? Wakifata ute? Ntabwo nababara kwera mami niwe wambyaye. Yego. Kandi niwe ungunda. Yego.
isi yose ikunda buri muntu akunda buri muntu, guhora ukunda umuntu uri mu isi, kandi mama nawe arankunda. Ushatse kuvuga ko umubyeyi wawe uko byaba bimeze kose abagukunda, nubona ataguhaye ikintu ntukababare, abagukunda ariko ntabwo aba ashaka kurositinga mani. yego. Icyo ugomba gukora ugomba kumusabira Imana ikamuha amafaranga menshi, ikamuha imigisha. Yego, because Imana kuko ababyeyi baba badafite amafaranga ubwo wabahe. Gusa waba mu byatsi wafata imikeka ngo ugiye gukora inzu, nta kintu wakora. Ntabwo byakunda. Niyo mpamvu uhora usenga ukavuga ati Imana ubahe ibifaranga byinshi nige neza. Iryo sengesho ujya urisenga se cyangwa ninjye mbikwibukije? Njya ndisenga nkabwira na bamame ngo bazabana amafaranga mu isengesho, nkababwira ko bazabona amamodoka menshi. Yego. Kandi nawe kuri ugakira uzayabagurira. Mama wumva ariye impano uzamuha nukuri ukabona amafaranga, ubimubwiriye hano, kandi ibi bintu bizahoraho hano. Naba yarakuze, wewe nawe warakuze nyine, uri inkumi ukora ufite amafaranga, uzamuha iki? Nzamuhereza imodoka, nkameza imyenda myinshi. Ibyo bintu Imana izabigushoboze ubikorere. Urakoze cyane. Atari yazana uwe murongo wo muri Bible uzi? Umurongo nzi, kandi nawe andaza kumwana aze twicarane musobanure muri English. Uretse kuvuga nimba ari uko bimeze, nimba uri buze kubusobanura yaje, ahubwo reka tubanze rero ubona atari busobanure, ndakeka ndi busobanure cyane, ntabyo nzi neza ariko ntusobanure. Matayo 5, ntabwo mbizi neza, akambivuga mu Cyongereza. Matthew chapter 5 verses 8. It says, "Blessed are the poor in heart, for they shall see God." Hahirwa abakene mu mitima yabo. Blessed are the, ntabwo ari poor y'abantu b'abakene, poor heart. Hahirwa nyine abakene mu mitima yabo. Imitima iboneye. Hahirwa abakene mu mitima, kuko aribo bazabona iki? Imana. Poor hahirwa. Ibintu uvuze ndi kubisobanura mu Kinyarwanda. Ntabwo uri kubyumva, ndakeka ntabwo uri kubyumva neza. Wowe urasubiramo twumve. Blessed are the poor in heart, for they shall see God. Poor n'abari poor sinzi ku bintu babivuga mu Kinyarwanda. Poor nyine n'abakene mu mitima yabo. Hari poor ebyiri. Hari poor y'umutima mwiza, hari na poor y'abantu b'abakene. Pure heart. Yeah, pure heart. Umutima uboneye. Noneho hakazana poor y'abakene. Ubwo iyo uvuze ni iyihe muri abo? Pure. Hahirwa abafite imitima iboneye. Urakoze kugusora rero. Urumva ko ndi buve hano nize. Utangiye kunyigisha kandi ibintu bitangiye kugenda neza cyane. Reka wenda dusabe umubyeyi wawe nawe atwegere. Isheja, mami yaje rero ngo ko mbise mbona suhindutse. Ntabwo mpindutse. Yesu ashimwe mama Isheja. Ahimbazwe. Nishimiye kuganira na Isheja. Mwarakoze kandi mukomereza Imana ibashoboze. Amen. Kubera ko uburyo asubiza n'uburyo aganira ni byiza cyane, nyirango n'undi mubyeyi wese udukurikiye yakifuza kuba umwana wenyine ari mu murongo mwiza nko wo gukunda Imana. Ni ibintu wamusizemo cyangwa nawe nibyo yavukiyemo? Iyo ubonye ubona ari ibintu akunda, ari ibintu yavukiyemo, kuko niyo avuga ubona atari ibintu wamwigishije. Ubona ari umwana ukunda gusenga, ari umwana ukunda kuririmba, ari umwana ukunda kubona cyane cyane ibintu by'usanga abyerekeza mu bintu bya gikristo cyane.
she wa murongo ni uwuhe rero mami yambwiye ngo hari ukantu uri buvuge agasemura mu cyongereza ariko ka kantu kawe nabonye niko ndi gushaka ko unkorera na mami wawe kamvuge akajone John chapter 3 verse 16 niko ugiye kuvuga arabanza avuge wowe urajya umusemurira tugufashe cyangwa dufatira haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. Yesu ashimwe Bless the Lord. turabashuje cyane We greet you so much. muri kumwe na Prophet Jessica We are with Prophet Jessica. muri kumwe na Isheja agiye kubibwira We are with Isheja. She's gonna tell you. ngaho bibwire My name is Sheja Lamek Kaihura. My age is 8. I'm in grade 3B. My school is Sparrow Parents School International Cambridge. Thank you. ashobora kuba hari umuntu ushaka kuba atazi English ashobora kuba azi French nawe wabafasha Un nom c'est Isheja Lamek Kaihura. J'ai 8 ans. Je suis à 3e année primaire. Mon col c'est Sparrow Parents School Cambridge. Sparrow Parents School International Cambridge. Merci. murakoze agiye gufasha abantu bashaka kuba bumva igiswahili kuko byose dukunda kubikoresha kuko n'umusemuzi wanjye nadufashe nabwo ayibwira abantu Jina langu naitwa Isheja Lamek Kaihura. Asante. Imana ibabumugisha turabakunda cyane God bless you. We love you so much. amen amen Amen. Amen. tugiye gusoma muri Yohana We are going to read in John ibice bitatu chapter 3 ku murongo wa 16 verses 16. mureke dusome hanyuma uze kudufasha Let's read and she will help her. haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. For God loved the world so much, He gave His only Son, that who believes in Him shall not perish and have eternal life. Amen. Amen. Ndashaka kukubwira ngo We want to tell you, Imana iragukunda. God loves you. Wibabara, Don't be sad. wirira, Don't cry. wikwiheba. Don't be sadness. Uyu munsi ishime. Today be happy. Ushobora kubona abana, You shall see children. ushobora kubona imyambaro You shall see clothes. kuko Imana iragukunda. Because God loves you. Yemeye gutanga umwana wayo It gave His only Son kugira ngo ubeho. that you be alive. Rekera kurira. Stop crying. Reka kubabara. Stop be sad. Ndimo ndabwira wowe abana, We are telling you, children, Imana yakubera umubyeyi umunsi. God can be your father. Yakubera umunezero wawe. He can be your happiness. Ndimo ndabwira abapapa, We are telling your fathers. ndimo ndabwira abamama, We are telling mothers. mureke kwiheba. Don't be sad. Mutoza abana You teach your children gukunda Imana. to love God. Nibwo muzabona umugisha. You will see thankfulness. Nibwo igihugu kizabona umugisha. This earth will have happiness. Murakoze cyane. Thank you. Turabakunda. We love you. Tuzasubira ubutaha. We will meet next. Amen. Amen. Wow. Mbega ibintu byiza cyane. Ngira ngo nagiye mpura n'impano zitandukanye. Ngira ngo ibi bintu narabibonye binkora ku mutima numva niyo mpamvu nabibasabye kugira ngo mpure nawe ibyo byose. Ngira ngo n'undi mubyeyi wese cyangwa umuntu wese uri kubireba ari kubona ku kigero cye, ku myaka ye, n'umwana uri gukunda Imana kuri iki kigero. Mu kanya nari mikubajije Isheja, wenda nari nkubajije Isheja, n'umwana wawe uri gukura ute, wakoze ute, wajya umubonamo izihe mpano n'izihe umubonamo? Yakuze cyambere ari umwana ukunda kwita ku bintu cyane, yabona n'ikintu akakibaza. Ni wa mwana ushobora kureba kuri televiziyo yabona umuntu agahita ashaka kumenya uko abikora, cyangwa isi ugasanga aratubajije. Ni umuntu ushobora kubona umuntu waririmbye ukabona arashaka kubikurikirana. Bivuga ngo ni umwana ukunda kwita ku bintu cyane. Kandi ikindi ukabona n'umwana ukuru ubona afite utuntu twinshi
ubona afite utuntu twinshi atekereza ntabwo aba ari ukusemura ashobora no kuvuga indimi tukayoberwa akaba yabwira nk'umuntu uje yamubwira ngo uzi kuvuga igishinwa ugasanga ashatse kukivuga ugasanga ni umuntu navuga ngo ni umwana ushaka kuzakora utuntu tuba turi twinshi mu mutwe ariko tukabona ngo umunsi yakuze dushobora kuzamenya ibiri nyabyo. Muri kumufasha ute nk'ababyeyi kugira ngo akurire muri uwo murongo mwiza ya mpano yo muyifashe ikomeze zamuke? Turimo turamufasha kuko twamaze kumenya ko icyo umwana akunze ugishyigikiye gishobora kugira umumaro. Nk'ubu ngubu mba numva naramuka sinahita mbimushyiramo nonaha ariko uko ngenda mbwiriza ngenda abimfashamo nkumva ko namara kugera ku myaka muri secondaire muri iki ari gushaka kumushakira umwarimu akamwigisha kuko ubu namuvuna mbese icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri kuba mbona akunda kuririmba ku mashuri yabo arabifite aba muri school kwaya nkemera akajyayo bafite kwigisha gucuranga yiga gucuranga senti nyine uko abishatse twemera kubimushyigikiramo kugira ngo impano ye yaguke. Neza ku mubyeyi iyo ufashe umwana ukamumenyereza inzira y'agakiza cyangwa yo gukunda Imana harimo izihe nyungu nk'umubyeyi? Inyungu za mbere kuko umwana ntabwo wamwigisha akuze, icy'ingenzi ni ukubanza kumwigisha akiri mutoya uko akura abikunze. Iyo amaze gukura nta muntu wabimukuramo abikora cyane kurusha n'abakuru. Icya mbere inyungu yabyo ni uko usanga umwana yitwara neza. Iyo akuze ntabwo akuvuna mu myitwarire, ntabwo akuvuna mu buryo bwa gikristo. Usanga yarabikunze nk'uko umwana umwigisha kugenda kurya n'ibya gikristo y'umwigisha ari mutoya. Rero iyo akuze ntabwo bimuvuna. Mbone ari wo mumaro wa mbere w'umwana kumutoza akiri mutoya inzira za gikristo. Navuga ko hano ari mu rugo rw'abatambyi. Uramutse wenda ugize undi mwana werekana indi mpano itajyanye wenda n'inzira twakwita ko yari ya Kristo ugasanga wenda akunda nko kuririmbira indirimbo zisanzwe nk'umubyeyi wamushyigikira? Wamushyigikira ntacyo bitwaye, wamushyigikira ukamufasha kuko kuba yarimba indirimbo izindi ntibivuga kwitwara nabi. Iyo umushyigikiye abikora neza yabona ababyeyi babishyigikiye. Twabonye abantu babikoze kandi bitwara neza bitano byabagejeje. Igihe umwana wari wese afite impano iyo ari yo yose wemerewe kumushyigikira nk'umubyeyi. Yego. Tuvuye kuri Isheja ntutuje kuri Prophet Jessica ngira ngo ntabwo kunza kuza kuri social media cyane ariko uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, hari ministeri. Wewe ndagira ngo wenda ku muntu ugiye kureba hano ikiganiro bwa mbere tubanze tubibegire kuko buriya nari nabanje guhita nkomerezaho kubera ko twari turi kuganira na Isheja. Reka tubanze tubibwira abantu badukurikiye kugira ngo banakumenye neza. Wego banyita Prophet Jessica Kayihangwe. Ndi umumama w'abana 3 n'umugabo umwe. Ndi umukozi w'Imana mu murimo w'Imana Kanombe Gasaraba kuri Agape. Abanyobora ministry y'abamama ariko n'abapapa abakobwa abasore bayizamo ntabwo bahejejwe. Njya gutangira uwo murimo cyangwa iyo ministry y'abadamu. Imana yari imaze igihe inganiriza ku bamama batanezerewe, ku bamama bababaye. Rero magurukira muri uwo mwuka no kuvuga ngo dukora mu buryo bwinshi, dukora mu buryo bwo gufasha. Ariyo mpamvu umukobwa wanjye akomeje kubivuga akunda kubimbonaho cyane nubwo bitagaragara kuri social media mbikora mwibanga ariko abimbonaho kuba bafasha abana batiga bababaye, abana batewe inda bakaba mu rugo ugasanga tubita twarinze tukanagaruka tukabomora mu buryo bwo gusenga tukabahumuriza. Rero ni muri ubwo buryo dukora. Yego. Ngira ngo ubwo ntabwo ifite izina? Ifite yitwa Joyful Men Ministry. Muterana kwa kangahe wenda kuko hari abantu badukurikiye bashaka kubyumva wenda nshobora no kuza gushyira contact zawe hano bari Kanombe bakazaza guterana yego babandi bafite ibikomere bakeneye kubyomuka bakeneye kuza guterana namwe. Duterana ku wa mbere dutangira saa 5 tugasoza saa 10 n'igice. Ni karibu rero umuntu wari we wese
tumuhaye ikaze, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umumama, ingeri izo arizo zose dukinguye imiryango kugira ngo bakire ubwiza bw'Imana. Ni iki kintu by'umwihariko ni ugusenga, ariko nanone Imana iri kubakoresha ibiki hariya kugira ngo Imana irimo irakora ibitangaza, abantu bararuhutse mu mitima, abantu bari barushye, abantu bari baremerewe. Imana yagiye ikora ibintu bikomeye, Imana yagiye itanga ingo zari zarasenyutse, Imana yagiye igarura imitima y'abantu yari yarakomeretse, Imana yagiye itanga kubyara, Imana yagiye itanga, mbese Imana yagiye ikora ibintu bikomeye, Imana yagiye ibohora abantu, ugasanga umuntu araboshye utabibona, umubona agenda mu nzira ariko arushye. Rero twageze ahantu turaterana, ubona imitima y'abantu irabohotse. Navuga ngo Imana yakoze ibintu byinshi, ntabwo nabivugira kuri kamera, ariko iby'Imana yakoze tubifitiye ibihamya. Aryo ubwo yo hagiyeho profete, ubwo ngira ngo abantu batumva iyo titire n'umuhanuzi wahamagawe nk'umuhanuzi, wahamagawe nk'umuvugabutumwa, Imana iguhamagara ku murimo wayo. Yamamagaye nk'umuhanuzi, n'ubundi ugiye kuba umuhanuzi uri umuvugabutumwa, uri umudiyakoni, gukora ibintu bitandukanye, ariko yamamagaye nk'umuhanuzi. Yego. Ushobora gusengera abantu se kuko ibyo ari byose ngira ngo impamvu ngiye kubikubaza, ntabwo ukunda kuza kuri social media. None umuntu ashobora kukubona akavuga ati uyu muntu wenda kubera ko wenda ntari nsanzwe umuntu ku social media, kubera ko rimwe na rimwe hari abantu bishyuza, abahanuzi barishyuza bamwe na bamwe, ariko ntabwo mvuze bose, ko iyo tuvuze ngo ibintu abantu bagiye bangiza ibintu, tujye twumva ko hakiri bya 7,000 bitarapfukamira bayari, biri muri abo bahanuzi reba bazima. Ese gusengera umuntu bisaba iki? Reka mbivuge gutya, nta kindi bisaba kuba yemera Imana, cyangwa washaka kuba atanayemera ariko wayimubwira akayimenya. Nta kindi rero ni ukuza mu nzu y'Imana, ntitwishyuza, ntiduca ibiguzi. Icy'ingenzi ni ukuza ukemerera Imana igakora mu bushake bwayo. Rero nta kiguzi duca rwose, waba ari uwo turi kumwe, yaba uwo tutari hafi, bibaye ngombwa ko tumusengera, ntabwo bisaba ibiguzi, kuko twemerera gukorera Imana, nta mafaranga duciye. Ngira ngo uwo mukanya wari uvuze ngo Imana yagiye guha amayerekwa cyane cyane ku ngo, ku bagore. Ngira ngo kuva waza watangira umurimo w'Imana, umaze kubona ko byibuza dufite, hari abasingle mothers bagiye bakomereka cyane, hari ingo zagiye zikomereka, dufite harimo amakimbirane, ni byinshi cyane. Ubwo hari icyo byibuze uri kubona Imana iri gukora? Hari icyo Imana yakoze cyane, ntabwo ari gito ahubwo ni cyane, kuko abantu bagaruye ubuzima. Iyo umuntu avuze ngo bagaruye ubuzima, haba harimo ikintu kinini, abantu baba barakize, kuko ushobora kubona umuntu yambaye neza ariko muri we yaramaze kwangirika umutima. Rero abantu baba barakize. Rero navuga ngo ibihamya birahari, hariho igihe bizagenda bamwe bamenya ibyo bihamya, ariko navuga ngo birahari. Yego. Kugeza ubu ngubu uri kubona inyungu cyangwa se umumaro wo gukorera Imana? Inyungu irahari. Inyungu ya mbere ni uko turiho kugira ngo dukorere Imana. Inyungu ya mbere ni uko abantu babaho, ni uko abantu bakizwa, ni uko abantu bamenya Imana, ni uko abantu bavuga gukomera kw'Imana. Nta kindi twaremewe, ni ukugira ngo tuvuge Imana hanyuma n'abantu bayibone. Inyungu rero gukorera Imana irahari. Navuga ngo umuntu wese wayikoreye azi inyungu yayo, kandi umuntu uyishaka nawe amara kubona inyungu yayo, nuko abaho akaba ari muzima mu bijyanye na roho. Yego. Kubera iki kintu cyo gufasha kikurimo cyane, ukaba uri no kugitoza abana bawe? Ikintu cyo gufasha wenda ntabwo ari ngombwa, ariko njya kenshi nakuze ndi imfubyi. Rero namaze kubona ubuzima bw'ababyeyi ukuntu baruhana abana. Rimwe na rimwe ugasanga umwana akoze ibintu bitari byiza, rimwe na rimwe akoze
yitwaye nabi ariko atari ko yabishakaga, ahubwo ubuzima buramutegeka gukora ibyo ngibyo. Rero maze kureba ubuzima nakuriyemo, maze kureba ubuzima nabayemo, buri Imana iguhereza ikintu wanyuzemo, irangije imereza uwo muhamagaro. Numva mu buzima bwanjye nkwiye gufasha imfubyi, nkwiye gufasha abapfakazi, nkwiye gufasha abantu bababaye, kuko mu gahe gato nanyuzemo nabonye uburyo bibabaza. Rero umwuka wera araza nawe abinyagura mu buryo bwo byaba indi twabivugaho cyane, ariko ubu ngubu navuga ngo nagiye kubikora hari ukuntu Imana ivuganye nanjye, ariko nahagurukiye muri ayo mavuta. Reka ngushimire cyane, wenda Imana ibahe umugisha, tuzashaka undi mwanya wo kugaruka kugira ngo tubibasabe, tubaganirize byinshi, haba ubuhamya bw'urugendo rw'ubuzima, kuko hari benshi cyane bifasha bikanamwomora, hari ibyo wanyuzemo ubu wenda hari uri kubinyuramo ubu ngubu ushaka gutanga ubuhamya wenda bukamwomora. Tuzajya tunabasura wenda kuri ministeri dufatanye umurimo w'Imana, ngira ngo ni ko wa mbere ubwo wabivuze, turaza gushyiraho ubwo nimero hejuru abantu bashobora guhamagara. Hari abantu badukurikiye, ngira ngo nimba hari ijambo Imana yagusize ku mutima ry'ihumure niryo dushobora gusorezaho. Ijambo nababwira ngo no mu kanya twari turimo kurivuga, nababwira ngo nibakomere, nibashikame, nibizere uyu mwami. Iyi Imana twiringiye ni Imana y'inyembaraga, Imana twamenye ni Imana y'ubutware. Ndimo kubwira umuntu muri aka kanya udukurikiye, wumva umutima ubabaye, wumva afite ishavu, wumva afite agahinda, ndashaka kumubwira ngo Imana iracyariho kandi yiteguye kumugirira neza. Kandi namubwira ngo uyu munsi yashobora kubona ababaye, ariko ejo ntabwo ariko bizahora. Izerwa akavuga gukomera kw'Imana. Amen. Amen. Cyane ibyo nari mvuze by'uko ejo harya ongera wibutsa abantu badukurikiye, ejo ni ku wa mbere, ni buri wa mbere kuva ryari kugeza ryari, ahagana he? Nejo ku wa mbere dutangira saa 5, nababwiye ko ari Kanombe Gasaraba. Abantu baturutse i Remera cyangwa baciye ku muhanda wa Kanombe ku kibuga bagera ku cyapa cyo ku Gasaraba, hari kaburimbo imanuka ihura n'umuhanda ujya ku nganda. Aho ngaho urusengero rurazwi rwitwa Agape. N'abantu baciye ku muhanda wa 12 bakomeza Kabuga, nabwo baviramo ku cyapa aho ngaho, hari icyapa cya Phoenix apartment. Aho niho bazamukira, ubaza umuntu wese ngo urusengero rwa Agape ruri hehe, naho ngaho. Imiryango ibikinguye guhera saa 3, abingizi baba barimo saa 5, amateraniro abatangiye. Tuba twiteguye kwakira abantu bose batuganye. Imana ibahereza umugisha. Urakoze cyane mama Isheja, Imana iguha umugisha kutwakira kandi gukomereza umurimo wayo. Isheja wakoze. Murakoze. Abantu wowe nta kintu bari bubabwire badukurikiye? Ndababwira ngo muzajye muhora mukunda Imana. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.